Hello, guys. Hello, everyone. I greet you all, family member, lovers of Time TV. Do subscribe if it's first time for you to Time TV. If you are always with Time TV, welcome back. Here is solution of vagin infection, itchy, and smells. You take the ginger, you peel it, you put the hot water in a basket, or if anything you use for cleaning your body or any continent is clear, you put that peeling ginger in that hot water. You take towel, you cover on your bottom and under to the leg. You sit in water, and that water will mix with ginger. You sit on top of that water until that water make cold. Do it in 3 days. After 3 days, you're going to see the result, and you're going to come back to tell me the result. Muraho neza, ndabasuhuje bakunzi ba Time TV, nshuti muryango bakunzi ba Time TV. Hano hari igisubizo, hari umuti wa vagin. Iyo ugira impumuro mbi mu gitsina cyawe, uri umugore, uri umukobwa, cyangwa ukagira infection, imyanya y'ibanga y'abagore ni ahantu hakunda kugira infection bitewe wenda n'amakariso, bitewe n'uko wicaye ahantu hari microbe, bitewe wenda n'ibindi bibazo. Hakaba hariho n'igihe wumva ugira ububabare mu gitsina. Ngiye kukubwira umuti wakoresha kugira ngo mu gihe uhuye na kimwe muri ibyo bibazo bitatu ubashe kwivura. Ugize ikibazo cy'uko ufite infection, ugize ikibazo cy'uko ugira kwishimagura mu gitsina, ufite ikibazo cy'uko wumva mu gitsina cyawe hadahumura neza, hari umuntu rwose ashobora kugutambukaho ukumva isereri iragufashe cyangwa umutwe urakuriye kubera umuhumuro mubi. Ariko ibyo byose aba ari uburwayi. Ubundi umuntu uri normal ntabwo aba yakagombye kugira uburyarya mu gitsina, nta infection, nta nubwo aba yakagombye kugira impumuro mbi. Icyo gihe rero aba ari uburwayi. Ufata ginger ukayiharura, wamara kuyiharura ugafata amazi ashyushye, ushobora kuyashyira mu ndobo, mu ibase, cyangwa ikindi kintu ukoresha uri koga, cyangwa ikindi kintu gisukuye. Warangiza umaze kuvanga ya ginger, tangawizi waharuye ukayashyira muri ya mazi ashyushye, ugashaka ikintu wikenyeza mu gice cyo hasi, ukamakinga shuwa yuko ya mazi wicayemo kugeza ahoze. Birafasha. Icyo bifasha yuko iyo ubikoze iminsi 3 yikurikirana, niba wagiraga umuhumuro mubi, niba wari ufite infection, cyangwa nagira kwishimagura mu gitsina, nyuma yaho uhita ubona impinduka nziza yuko bwa burwayi butakiriho, wakize. Rero nzajya mbagezaho ibintu n'ibindi kuri Time TV. Ikaze kuri channel yacu, kandi turabakunda. Ibyiza byose turari kugira ngo tujye tubibagezaho mu tuntu n'utundi hirya no hino.